Amakuru agezweho y'imikino kandi yizewe nta handi wayasanga usibye kuri YouTube Sports Info. Muri wese ahari nahaguruke ubundi dufashe ikipe yacu ikomeze guhatana imikino isigaye kugira ngo shampiyona irangire, niyo yonyine ishobora gutuma Rayon Sport yitwara neza ikagera ku mwanya wa kabiri niburi gasoza shampiyona iri ku mwanya wa kabiri. Rayon Sport nibyo koko yari mu makipe akomeye cyane haterana shampiyona, ariko kugeza ubu yabaye removed. Ese ni ibiki byabaye? Ni ukubera ko n'abakinnyi beza iyi ekipe n'ubundi yari ifite, ahubwo se kuba yarahindaguruye abatoza batandukanye bamwe na bamwe, iyi ntarengaruka ikomeye cyane kuri Rayon Sport. Nibyo koko Rayon Sport habayemo ibibazo bitandukanye, ariko ubu amakuru meza ngufitiye directeur technique agiye kuza muri Rayon Sport, abakinnyi beza barimo kuvugwa muri Rayon Sport, ndetse n'amakuru meza arimo kuvugwa muri Rayon Sport. Harimo abaterankunga baremereye cyane bagiye kujoining equipe, bagiye gusinya amasezerano, harimo Rwanda Air. N'amakuru meza ku Rayon, ntabwo muzongera guterwa gahinda akomeye no kuba ikipe Rayon Sport yo gutakaza imikino hato na hato. Abakinnyi batumye Rayon Sport abafana bayo batitwara neza, kubera ko batangiye kugaragaza reaction zitandukanye muri uyu mwaka w'imikino. Mwabonye ko haje no kugaragara amakuru yemeza neza ko Yezu Jean Fide yari yarashizwe mu bantu bazakubitwa. Ntabwo byari byoroshye, ariko agahinda nikica, ahubwo hari byinshi twigiye muri iyi shampiyona. Akaba ariyo mpamvu Rayon Sport irimo kuvugisha abakinnyi b'ibihangaje, inkota ziremereye, rukokoma zazindi zatsa umuriro kuri mukeba. Abakeba bose navuga ko bagowe kugeza ubu. Yes, muhaye ikaze. Yagize ati agahinda nikica kagira mubi. Abafana ba Rayon Sport bagaragaje agahinda batewe no gutsindwa na Etincelle kandi ibarusha cyane, kandi ari ikipe inabasanze Kigali iri hasi. Ati umutoza Juremete we arabivuga iki? Abakinnyi bamutaye mu nama. Abakinnyi ba Rayon Sport bujya ngo nta nubwo bishimiye umutoza w'ikipe Rayon Sport. Si ibyo turabivuga dute? Ese ubu nabyagira ingaruka ku gikombe cy'amahoro? Juremete ari buze gukora iki? Ubuyobozi buravugaho iki? Ibitekerezo by'abareyo byo ni ibihe? Tugiye kubikusanyiza muri iyi nkuru. Nibyo koko wabyumvishe neza, tugufitiye inkuru zikomeye, zirambuye kandi ziremereye, ariko nuko kubana nako ari ibintu byoroshye. Nyaboneka munsi y'video video hari ijambo subscribe, ubundi yikandeho tujye tubana umunsi ku munsi, kugira ngo tujye tubana kumva ko ugomba gupyondaho ugakana no kunzogera. Nkibutse neza ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatije Stade amahoro ikipe Rayon Sport. Ati bibyo ni ibiki? Abareyo ntabwo byabatungura kuko n'ubundi ngo Stade amahoro yuzuye vuba, ibikorwa byabo bigeze kuri 98% bashaka kuzayuzura. Ni umukino uri kwitegurwa cyane kuko ngazatumira ikipe iremereye Simba kinamo Onana. Ngo byakabaye ngombwa ko bazana Yanga, ariko Yanga yaje kubishiraho akadomo ivuga ko itashoboka. Abayobozi ba Rayon Sport batekereje basanga Simba ni ekipe n'ubundi yagiye batumira mu birori yagiye igira kuri Hayode. Abakinnyi bakomeye bazamurikwa kwiteza amazina akomeye ya hano mu Rwanda. Reka wanyuremo bamwe na bamwe. Uwa mbere ni Kwizera Olivier Sefu, agomba kuza muri Rayon Sport. Wanako Nziza Olivier Sefu, Wa kabiri akaza Kirongozi Bazongwa, akaza undi muzamu w'ikipe Epera wari uwa mbere kuva Paveri Nzira yaza aza ku kabiri, ariko ubu Rayon Sport ibiganiro bigeze kure, bababaza umukeba rwose aje kuba umuzamu wa kabiri akurikirana Ndiyaye muri Rayon Sport.
muherekeve mu bantu bazongera amasezerano. Mwumvishe ayo mazina ariko ari kuvuga ko n'ubundi ngo Hakizimana Muhajiri ngo webwe ashaka gukinira Rayon Sport. Mu kiganiro n'itangazamakuru yagiranye n'ikinyamakuru kidasanzwe kigaruka ku bya siporo, yemeza neza ko ngo ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sport bujya bumwirengagiza ngo ntibumuvugishe mu bakinnyi ikipe Rayon Sport gikenera mu buzima bwe bwa buri munsi, kandi nyamara afite icyo yayifasha. Nibyo birashoboka, ariko hari bamwe mu Rayo badashobora n'ubundi kuba bemeranya ho na bamwe mu bijyanye n'imikinire y'uyu mukinnyi ngo Hakizimana Muhajiri ubu ukina mu kipe y'igihugu Amavubi. Nibyo karite yaba ari nziza ije mu kipe Rayon Sport, ariko ndakeye kuya umusimbura kuko Rayon Sport keneye intwaro zirenze. Niba ishaka kugera mu matsinda igomba gukora difference. Mu dushya dukomeye turimo kuba byakomeye cyane, ni twinshi cyane muri ruhago y'Inyarugenge. Mu cyumweru kimwe gusa umukinnyi yakinnye afite amapingu mu ntozo mu ntoki. Ati sibi ni ibiki? Abenshi baravuze se ibi mu Rwanda muri ruhago biraba? Ariko kuri iyo foto urimo kubona ni ibyanyabyo da. Kurangiza gukina tayari urahita gutandukana ewana sha ntabyoroshye. Mu mukino wahuje Mini Plast na Impesa agaragayemo agashya ubwo abashumba bagiye kuragira bagakina, ndetse abakinnyi bahawe amabwiriza yo kureka izo nka zingo zikarisha. Ariko uyu mukino warangiye Mini Plast itsinze Impesa ibitego 4-0 ku munsi wa 20 shampiyona mu cyiciro cya kabiri. Mu cyumweru kimwe gusa ntabwo umukinnyi wa Fatima nawe yari yafatiwe ibihano bidasanzwe. Tuntu tugiye tuyigaragara abantu bavuga ngo mbigende bigaruka, ariko ndabona atentresse Rayon Sport agahinda ni kabice kabisa, kuko igihe kirageze noneho dutangiye kumva icyanga cyo gutwara igikombe. Ese mbwire nta mu gikombe yaba Rayon, mumbwire mu bitekerezo niba mudakombe igikombe cya shampiyona. Bose abakinnyi ikipe Rayon Sport irimo kuvugisha bo burabishimiye. Hari operasiyo ndimo gutegura ikomeye ku bandi bakinnyi transferi nibuze gushyira hanze mu kanya mu nkuru itaha. Subscribe.